gukunda Imana karamata nta nyatsi byaguteza, gukunda Imana karamata nta gihombo na kimwe byagushyiramo, ahubwo gukunda Imana ukayibaha karamata nibyo bikuzamura bikagushyira mu ntera yindi. Fata Yesu nk'inshuti itaguhemukira, fata Yesu nk'inshuti itagukoza isoni, ntabwo yagukoza isoni. Nasomye ijambo ndanezerwa, Bibiliya iravuga ngo siko bizaba kuba mutegereje, ngo ntabwo bazakorwa n'isoni, ngo cyakora bava mu masezerano ari nta mpamvu, ngo abone ngo bazakorwa n'isoni. Kuva mu isezerano nta mpamvu, nta kindi bisobanuye kurekura Yesu. Iyo urekuye Yesu uba uvuye mu masezerano, ariko iyo ufite Yesu uba ushikamye mu masezerano. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, abakunzi b'Ikamba Calvary TV, abo duhora tuganirira kuri uyu murongo mwese, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro nibaho umugisha kandi nibagirire neza. Nkuko bisanzwe duhora tuganirira kuri uyu murongo, kandi ni umurongo ukeneye kugira ngo abantu benshi bawumenye. Turagusabye kugira ngo ibyigisho dutanga aha ngaha byibuze ujye ubisharinga abantu, kugira ngo nawe dufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ukore subscribe, ukore like, usharinge kugira ngo dufatanye kwamamaza buno butumwa bwiza bwa Kristo. Reka nkubwire, ubutumwa bwiza ntago bwamamazwa n'umuntu umwe cyangwa babiri, ahubwo abamwizeye bose bakwiriye kwamamaza ubutumwa bwiza. Buri muntu ku ruhande rwe, buri muntu ku giti cye afite aho yahuriye n'Imana, bishobora gutuma byonyine wowe ufite icyo wabwira abantu bakamenya ko hari Imana igira neza. Mwene data nshuti y'umusaraba wonkurikiye, ufite ikintu Imana yigeze gukorera, ushobora byibuze gufatanya nanjye kugisangiza abandi, bikamenyekana ko hari Imana wiringiye. Erega iyo Imana igukijije ibigutumye kujya gukiza abandi. Erega iyo Imana igukoreye igitangaza ibigutumye kujya gufasha abandi. Erega reka nkubwire, twese Imana yaduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza. Kuvuga ubutumwa ntabwo ari ibya pasiteri, kuvuga ubutumwa si iby'umuntu runaka, ni iby'umuntu wese wamenye ko Yesu ari umwami. Ntabwo akwiriye guceceka ngo acecekane iyo nkuru, ahubwo iyo nkuru arayisakaza akayibwira abandi kugira ngo barusheho kuza bose basanga Yesu nabo abagirire neza. Ariko uzi ubwirije umuntu ubutumwa bwiza agahinduka, akagirirwa ubuntu, ubuzima bugahinduka, biba ari ishema rikomeye ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo abahinduriye benshi kuri Kristo ngo bazaka nk'inyenyeri. Dufashe rero nawe kugira ngo usharinge ibi bintu bigere ku bantu benshi cyane, abari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari muri Afurika, muri Middle East, mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga gukunda Imana karamata. Imana kuyikunda karamata nta gihombo bishobora kuguteza na gatoya. Gukunda Imana karamata nta nyatsi byaguteza, gukunda Imana karamata nta gihombo na kimwe byagushyiramo, ahubwo gukunda Imana ukayibaha karamata nibyo bikuzamura bikagushyira mu ntera yindi, bigatuma bimenyekana ko wakunze Imana karamata. Haleluya! No mu isi mu buzima busanzwe, iyo umuntu ari inshuti yawe mukaba inshuti karamata, inshuti yawe ndi bitakadasohoka, niwe wa wundi udashobora kujya mu kibazo ngo umwirengagize. Nago wamwirengagiza, nago wamurenza ingohe, hoya. Nago waceceka mugenzi wawe inshuti yawe magara yagize ikibazo, uko byamera kose wisanisha n'ikibazo yagize kugira ngo umufashe kukivamo. Nibwo bushuti nyabushuti, nibwo bushuti bwubaka neza imibanire igafatika. Ariko niba nta bushuti bwanyu bufatika, iyo umuntu agize ikibazo kirenze ingohe, ukajya ukomeza ukagica hejuru. Ariko inshuti nyanshuti, inshuti nzima, inshuti ikomeye, inshuti y'umutima, inshuti yayindi ihindura ibintu, yayindi mufatana mu byago, mu makuba, mu byishimo, ukaba muri kumwe, iyo uhuye n'ikibazo igifata nk'ikibazo cyayo.
nagira ngo nkubwire ngo kuba inshuti na Yesu, kuba inshuti na Yesu ukaba inshuti na Kristo, kuba inshuti na Yesu bigutandukanya n'imyuka y'abarozi, kuba inshuti na Yesu bigutandukanya n'imyuka y'abagome, kuba inshuti na Yesu bigutandukanya n'abanzi, kuba inshuti na Yesu bikurwanira intambara utaruzi, kuba inshuti na Yesu bikurwanira intambara za zindi zikomeye utabashaga kurwana ngo uzineshe, kuba inshuti na Yesu byonyine bikurenza utari kurenzwa na so wakubyaye, kuba inshuti na Kristo byonyine bigukwambutsa inzuzi utari kuzambuka, kuba inshuti na Yesu byonyine ibyo nibyo nje kukubwira bibasha kugucukurira isoko ukongera ukabona amazi mu gihe cy'ubutayu. Kuba inshuti na Kristo Yesu niwe nshuti itaduhana, niwe nshuti itatureka, niwe nshuti itadutererana, niwe nshuti gutoragura bagutaye, niyo nshuti guha agaciro bakakwambuye, niyo nshuti guha icyubahiro bagusuzuguye, niyo nshuti yo kwizerwa. Yesu niwe nje kukubwira, wowe uneze amatwi ndakubwira ngo Yesu niwe nshuti yo kwizera, niwe nshuti yo kwizera yonyine. Shuti zo mwisi zishobora kuguhinduka, shuti zo mwisi zishobora kukwanga, shuti zo mwisi zishobora kuguhinduka. Nyoko wakubyaye araguhinduka akakwanga, iso wakubyaye araguhinduka akakwanga, sheri wawe mwashakanye araguhinduka akakwanga, abana wabyaye baraguhinduka bakakwanga. Ariko umva inkuru nziza nkuzaniye umugoroba, nuko Yesu numugira inshuti yawe ntabwo azigera gutererana, ntabwo azigera kwanga, ntabwo azigera kwanga, ntabwo yagutererana, ntabwo yakureka, ntiyakurekura, ntabwo yaguhana. Niwe nshuti yo kwizerwa. Haleluya! niwe nshuti yo kwizerwa nkuzaniye uyu mugoroba. Wowe utarizera ko Kristo yakubera umwami, ndagira ngo nkubwire ngo niyo nshuti yakurengera mu gihe cy'amakuba, niyo nshuti yagutabara mu gihe cy'ibyago, niyo nshuti yonyine yabasha kuguhoza amarira warize. Imyaka urize ni myinshi ariko wabuze uguhoza, ariko hari inshuti nziza nakurangira yaguhoza amarira, ikaguhanagura amarira, ikaguhindurira mu mubabaro. Mu cyimbo cy'ihubiri avuga ngo izaduha umunezero n'ibyishimo, ngo mu cyimbo cy'amarira izaduha ibitwenge. Inshuti nziza iguha ibitwenge warize, ikaguhindurira ibitwenge mu gihe cy'amarira. Yesu niwe nshuti yo kwizerwa kandi niwe nshuti nziza, niyo nshuti nzima. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91, duheye ku murongo wa 14. Ndagira ngo nkurangire gusa iryo jambo ze kurikomeza, ndarisomaho gatoya ariko uze gukomeza. Ariko iyo Zaburi yose uyisomye uhereye ku murongo wa mbere, Bibiliya kubwira ngo uba mu rwisho rw'isumba byose ngo azagwa mu gicucu cy'ishobora byose. Uwo uhere ku murongo wa mbere wumva aho kwiriye kuba. Ariko ndashaka kukubwira ku murongo wa 14 ho nitsa cyane akitso. Bibiliya iravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Haleluya, haleluya. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Reka nkubwire, iyo wakunze Yesu akaramata arabigukiriza. Iyo wakunze Yesu akaramata barakuroga akakurogora. Iyo wakunze Yesu akaramata baragutega agategura. Iyo wakunze Yesu akaramata, Yesu we barakugambanira, Yesu agatega akabatatanya, imigambi yabo akayiburizamo. Iyo wakunze Yesu akaramata bategura dosiye zo kugufunga, Yesu akazikura mu nzira. Iyo wateguye Yesu ukamuhindura, Yesu ukamuhindura umukunzi wa karamata, Yesu akugenda imbere ahataringaniye akagenda haringaniza. Hari ubutayu mu buzima bwawe akagomorora isoko y'amazi kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Haleluya. Yesu niwe nshuti nziza. Bibiliya ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Reka nkubwire, kunda Yesu akaramata azagutabara wabuze ugutabara. Kunda Yesu akaramata azishyurira abana minirivare udafite umugabo. Kunda Yesu akaramata azishyurira abana minirivare byagucanze. Kunda Yesu akaramata azakuraho icyamunara cyari kikuzengereje. Kunda Yesu akaramata azakurogora, ibyo wariye bizavamo, ntacyo bizagira, nta gaciro bizagira mu buzima bwawe. Kuko ukunze umukunzi ufite imbaraga azagutabara kandi azakurengera. Kunda Yesu akaramata. Haleluya.
oh haleluya, ngo nzamushyira hejuru, ngo kuko yamenye izina ryanjye. Kumenya izina rya Yesu ukaryizera birakuzamura bikagushyira hejuru. Kumenya izina rya Yesu ukamwizera bigukura mu rupfu bikagushyira ibuntu. Kumenya izina rya Yesu ukamwizera bigukura ikuzimu bikagushyira ibuntu. Reka nkubwire, kumenya izina rya Yesu nibyo biguha agaciro, nibyo bikuzamura. Kumenya izina rye gusa, kumenya izina rye gusa biraguterura bikagutereka mu buzima. Abantu bose bajya bakureba bakavuga ngo uriya muntu yabonye Imana. Reka nkubwire, hamwe muri twebwe, bamwe muri twebwe dufite ibimenyetso byerekana ko twabonye Imana. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, bitari kimwe, bitari bibiri, byemeza ko twabonye Imana. Haleluya. Wowe uri kunyumva, wowe unkurikiye, wowe undeba, wowe unyumva rwose, wowe mukunzi wanjye, ndakwinginze, kunda Yesu, umuhindure inshuti y'akaramata. Yesu azakurengera. Niba wenyine ubasha gukingura ubuzima wari urimo bukugose bwarakunaniye akabuhindura ubuzima bwiza. Bibiliya ivuga ngo arema ibifatika mu bidafatika, ajya abikura mu bidafatika bifatika. Haleluya. Kandi ajya arema ibitariho bikabaho. Iyo niyo nshuti nkurarikira kongera ukayizera. Mwizere Yesu. Reka nkubwire, niwizera Yesu ari mu isi. Petero yigeze kutubariza ikibazo cyiza, aravuga ngo data ko twagukurikiye ngo tugasiga inshundura, tugasiga ibintu, tugasiga abavandimwe, ngo mbese bizagenda gute? Yesu aramubwira ngo Petero, ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ngo ndetse mbyongereho n'ubugingo buhoraho. Reka nkubwire, iyo ufite Yesu nk'inshuti yawe mu isi ubaho neza, kandi n'ubugingo urabufite, n'ubugingo buri ku buzima bwawe. Icyo nkubwira ni kimwe, izere Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, imibereho arayihindura. Izere Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ibyo watekerezaga byose bizagenda neza. Reka nkubwire, nta na kimwe tubasha gukora tutamufite. Niko ijambo rimbwira, nta na kimwe tubasha gukora tutamufite. Tudafite uwo mwami ntacyo twakora, kandi umufite aba afite ubugingo. Reka nkubwire, yewe nshuti yanjye, mwene data, wowe mu Kristo unkurikiye, reka nkubwire, fata Yesu nk'inshuti itaguhemukira. Fata Yesu nk'inshuti itagukoza isoni. Ntabwo yagukoza isoni. Nasomye ijambo ndanezerwa. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba kuba mutegereje, ngo ntabwo bazakorwa n'isoni, ngo cyakora bava mu masezerano ari nta mpamvu, ngo abo nibo bazakorwa n'isoni. Kuva mu isezerano nta mpamvu, nta kindi bisobanuye kurekura Yesu. Iyo urekuye Yesu uba uvuye mu masezerano, ariko iyo ufite Yesu uba ushikamye mu masezerano. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikugenderere, Imana ikurebe neza, Imana y'amahoro ikomeze kukwagurira imbago mu izina rya Yesu. Ntabwo ntinda mu magambo, ariko ndimo ndakubwira inzira yagufasha. Ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe, ni uguha Yesu ubuzima bwawe, ni ukumuhindura inshuti nzima, ni ukumuhindura inshuti y'icyubahiro, ni ukumuhindura inshuti y'igikundiro, ni ukumuhindura inshuti nyanshuti. Hanyuma ubundi ibindi ukabimurekera, ukabimusigira, ukamwihorera, akakurwanirira. Niwe wakurwanirira ugatsinda. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Niwe waguha amahoro muri urwo rugo rwawe rubuza amahoro. Nabizi urimo urankurikira kuri iyi video, urugo rubuza amahoro, urugo nta munezero rufite, urushako rubaye rubi. Ariko reka nkubwire, Yesu yahindura umutware, Yesu yahindura umufasha wawe, Yesu yahindura abana bananiranye babaye ibirara, Yesu yabahindura, akabahindurira ubuzima, akabaha imibereho mizima. Natwe yaraduhinduye. Bibiliya irambwira mu Efeso 2 ngo namwe yarabazuye, ngo ubwo mwari mupfuye muzijyana ibicumuro byanyu. Reka nkubwire, natwe twese twahoze muri bo, natwe yaratuzuye. Imana yarinkuyemo ikampindurira ubuzima, ikankura mu biyobyabwenge. Nawe umwana wawe yabimukuramo, nawe wa mugabo we Imana yagufasha ukabivamo. Ariko inshuti nyanshuti nakubwira kwisunga ni Yesu wabambwe Igorogota ku musaraba. Niwe wagutabara, niwe wakurengera, niwe wavugana nawe,
niwe wagira hagukura n'ahagushyira, niwe wahindura imibereho yawe, niwe wenyine ugira ukirema kandi akagikomeza. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibatabare kandi ibagirire neza. Mana, ndabasengeye abankurikiye mu izina rya Yesu, mbahesheje umugisha wo mu kiganza cya Kristo. Reka bakire imbaraga zisumba byose, reka bakire amavuta atonyanga ava mu kiganza cyawe, reka ubuzima bwabo buhinduke. Umuntu wese ukurikira ijambo, reka yakire impinduka z'ubuzima, reka yakire impinduka nziza. Reka buri muntu wese ugiye gufata icyemezo agafata Yesu nk'inshuti nziza, nk'inshuti nyanshuti, nk'inshuti itamuhana. Reka data ubuzima bwe buhinduke automatically. Ndahanurira ubuzima bwe ngo buhinduke, ndahanurira imibereho ngo ihinduke, ndahanurira ubuzima bw'abana be ngo buhinduke, ndahanurira ubuzima bw'urugo rwe ngo buhinduke, ndahanurira ubuzima bw'imiryango ye ngo buhinduke. Ndahanurira ku buzima bwawe kugira ngo imbaraga zisumba byose zikore ibikomeye, ziganze zineshe ibyakuneshaga. Uwiteka Imana y'amahoro niguha umugisha kandi nikutabare, nikurengere muri byose mu izina rya Yesu, amen.